Twongere tubasuhuze inshuti bakunzi babikora bite. Ni gahunda mutegurirwa kandi mukagezwaho n'inama y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'ikoranabuhanga. Uyu munsi twabateguriye gahunda ku mikorere y'akuma gakoreshwa mu kugabanya umuvuduko w'ibinyabiziga, kazwi ku izina rya speed governor cyangwa se akagabanyamuvuduko tugenekereje mu kinyarwanda. Ntimucikwe. Hano mu gihugu cyacu abakunze kugenda mu modoka zitwara abagenzi muri rusange bazi neza cyangwa bumva bivugwa ko izo modoka zose zashyizwemo agakoresho kazibuza kwiruka cyane ngo zifate umuvuduko munini, bigatuma zigendera ku muvuduko uri mu rugero. Ibi bikaba byarakozwe mu rwego rwo gukumira impanuka mu mihanda. Aka gakoresho rero kadufasha gucunga umutekano wacu mu ngendo niko kazwi ku izina ry'akagabanyamuvuduko. Aha wakwibaza ute se bikora bite? Tega amatwi kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Buriya imodoka itwarwa n'imbaraga cyangwa ingufu zikomoka muri moteri, tutitaye ku ngano n'ubushobozi karemano bya moteri. Izi mbaraga ziyongera cyangwa zikagabanuka bitewe n'ingano y'ibicanwa, bamwe bakunze kubyita amavuta, ni ukuvuga lisanse cyangwa mazutu imodoka ikoresha. Bityo moteri ikagira imbaraga nyinshi cyangwa nkeya, ari byo bivamo ko imodoka igira umuvuduko munini cyangwa muto. Aha wakwibaza uti se ibi byo bihuriye? Reka tubisobanure muri make. Iyo bya bicanwa nk'uko twabyise haruguru, ni ukuvuga esanse cyangwa mazutu, bigiye bikagera mu cyumba cyabugenewe muri moteri, hari akandi kuma gafite inshingano zo kurekura igishashi cy'umuriro, maze bya bicanwa bigahita byaka, bigatanga ingufu zifashishwa mu gukaraga moteri. Uko bya bicanwa bijya gutwikirwa muri moteri byiyongera, niko ingufu zibikomokaho ziyongera, maze moteri nayo ikikaraga cyane, ari nako ikinyabiziga kigira ingufu zituma cyongera umuvuduko kigenderaho. Aha birumvikana rero, kubashije kugenzura ingano y'ibicanwa byoherezwa gutwikirwa muri moteri, ushobora kubuza ikinyabiziga cyawe kurenza umuvuduko runaka cyangwa se ukakigenera umuvuduko kigenderaho. Aha rero niho dukenera ka gakoresho twahaye izina ry'akagabanyamuvuduko kugira ngo kadufashe uyu murimo wo kumenya no kugena ingano y'ibicanwa byoherezwa muri moteri bijyanye n'umuvuduko ntarengwa ya modoka bitagomba kurenza hagendewe ku mategeko cyangwa amabwiriza y'igihugu. Dore uko bikora. Akagabanyamuvuduko kagizwe n'utwuma two mu rwego rwa elegitoronike tuzwi ku izina rya sensors. Utu twuma dukurikirana kandi tukanagaragaza uburyo imodoka yihuta, hanyuma tukohereza amakuru kuri mudasobwa ya moteri, ari nayo icunga imikorere ya moteri hafi. Iyo umuvuduko umaze kugera ku wagenwe, mudasobwa ihita igabanya ingano y'ibicanwa bijya gutwikirwa muri moteri ndetse n'ibishashi bitera gutwikwa, bityo imodoka igahita icika intege, umuvuduko yari iriho ukagabanuka, bityo ntube warenza wa muvuduko ntarengwa wagenwe. Ni ukuvuga ko imikorere nyirizina y'akagabanyamuvuduko mu kugenzura umuvuduko ngo utarenza uwagenwe ishingiye mu gucunga no kugena ingano y'ibicanwa bigera muri moteri gutwikirwamo ngo biyihe imbaraga. Iyo imbaraga zibaye nyinshi, umuvuduko w'imodoka ukagera kuri wa wundi wagenwe, ka kagabanyamuvuduko gahita kagabanya bya bicanwa, imodoka igacika intege ntirenze wa muvuduko. Akagabanyamuvuduko kamaze kumenyerwa hano mu Rwanda kuko gakoreshwa mu kugabanyiriza umuvuduko imodoka zitwara abagenzi muri rusange mu rwego rwo gukumira impanuka zaterwaga n'umuvuduko munini. Kwifashisha akagabanyamuvuduko rero bifite akamaro cyane. Kaza kiyongera mu kugabanya gukumira impanuka zikomoka ku muvuduko munini, bityo bikatwongerera umutekano mu muhanda. Aha twavuga kandi mu rwego rw'ubukungu, gufasha kugabanya esanse cyangwa mazutu ikoreshwa ku modoka, bityo bikagabanya amafaranga yakoreshwaga. Hari kandi no kubidukikije, aho gafasha kugabanya imyuka mibi yoherezwa mu kirere. Ndetse nanone mu rwego rw'ubuzima, cyane cyane kuri shoferi, bimufasha kugabanya umunaniro uterwa na stress yo kugendera ku muvuduko ukabije, kandi ikindi ni uko umuvuduko mwinshi ushobora gutera ibibazo by'amaraso.
Shuti bakunzi babikora bite? Ntitwasoza iyi gahunda tutababwiye ko akagabanyamuvuduko ari agakoresho kizewe cyane katagira n'ikintu na kimwe gahungabanyaho moteri y'imodoka kuko ntaho gahurira nayo. Mbashimire mwese abo twabanye muri iyi gahunda yabikora bite, mbibutsa ko ari gahunda mutegurirwa kandi mukagezwaho n'inama y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'ikoranabuhanga. Indi gahunda naho ubutaha.